duherukana kwa Rudafu rwabuze gica dukurikira umukino. Yewe umva ma nubwo nyirengagiza rega nakubonye ariko subundi uyu mubebi ni muzima buriya ra ariko mana yanjye nukuro urebera impfubyi koko wangiye imbere ariko se kutanyumva kandi ari wandi guhamagara uzi ko nkanze wowe urinde ariko se bebo uzi ko nkubonye intambuka wipfutse ibitenge mu mutwe wose no mu maso nk'ese wabaye iki ko mbona sinasi ntabwo nukuri musaza wanjye twamubuze muniga ntabwo aratezamo se uzi igihe bimaze ma naje kumureba iwanyu ngo mutere pisi ndamubura ariko se utambeshye mwakomeje kumubura kwe yewe nukuri naje uyu munsi mvuye mu mujyi ariko nasanze mu wanjye ahangayitse Poke yarabuze kandi ntabwo nizeye ko ari muzima aho niga niducomotse wana uzi ko njye mbona haraburiza abana ariko mana yanjye reka ndabona wabigize ibintu byoroshye Poke niwe muntu nsigaranye kandi mama yambwiye ko amaze imisi amushakisha nanjye ubu ngiye kumushakisha mpaka mubonye none se ijoro uramukurahe ko kureba igicuku cyanishe uramukurahe ndamubona ninte namubona nibushake bunkereho nkimushakisha ariko abantu nta mpuhwe mugira koko ubu koko ni gute bifata bagahemukira urugo rumwe muri gati yose ibyo nabyo ariko se n'ubundi waje bakwereka ahantu tujyana kandi buze gufasha kumushakisha ariko mana yanjye harya na fone ni ikibaho burundu wapi yayikuyeho ntabwo ushobora no kumuhamagara ngo uzamufatishe cyangwa ari kugira ngo arebe uburyo mwabyitwaramo muramutse mumubuze ariko se ubwo yabikora we gusa wowe nta n'ikindi urukuntinza gusa ariko ubanza mutazi neza erega nubwo nize nawe ipoke akansiga buriya ni inshuti yanjye cyane ni niya hafi pe cya twiza tunicarana wumve ngo nyine nanjye birambabaje ewe ndabibona koko ariko wabaye cyiza mwa umva tujyane noneho ndemeye kabisa tugende tujye kumushaka sibyo ewe sawa sawa Ana ngurinjira mu cyuma cy'umukobwa. Komoka hehe. Nukuri mubyeyi ura mwana w'umukobwa nanje ni mumbambe. Yambaye amazi mfite inyota. Aramazi. Angaburira nshonje nukuri n'injiji. Injiji y'umukobwa. Uko ndatabagwa nande we. Wibwira ibinyarwanda ntumva. Mana we. Ndagusabye rekera kumvogera urugo. Nirakohereje. Ninda kwaheje hanga. Nyagasani we wambabariye koko yansanze haraye fo mu mubande. Ndambirije nenda gusanganira n'ababyeyi banje koko. Ndagurishanura. Akangwa nakangezanye wari mu rugo mubyeyi. Nakubwiye ngo tegeka aho ngaho tegeka. Nakubwiye ngo mu byuze ntacyo nibwe numvise. Sokera mu rugo ariko mvuze wintese se. Nosanganywe iramparata. Mwogo wanje ndagupfa. Kigora cyane wayobye sokera hagaha nawe gusokera mu cyuma cy'umukobwa basi nifuza gusezera ku uyu mukobwa wangiriye neza kampa amazi basezera mu umukobwa ugashaka ubwande yitwa CLARA umukobwa nyira kubuza nyangaha yakaka ntabwo akora amabi ntabwo amabi namurabise namwica gihumeka sokera mu cyuma cy'umukobwa gene bira mu rugo uramurira ndira y'umuhungu uti Rudafu nararushye koko nararushye toho kagenda bira mu rugo cyokera ntamurira ndira y'umuhungu uti narushye koko ntamurira ati wenda usakuza mu nzu wajya ngo inzugi uti kararara bacumujura yaje yitwikira ijoro yaranyishe di yo ntaza kuba umugabo yarampotoye
ari tiyo kwisi atabigisambu yego wamushyigikiye rega kandi ugize ngo iki atabigisambu no uzanye uzi ko nabakubitana neza nkamumena amabinga wamuzanye umutwe hehe njye wamuzanye rwose cece kanga nawe nukuri yendaga gupfa papa namuzanye atavuga nta nubwo yahumekaga mbese mugirira impuhwe papa nta kibazo cye pe sori mvuge aho gusubira ivyo nta majwi yawe nkeneye bashaka ko anyica usigaye rero uzana abantu hano abanyamahanga mu rugo rwanjye warugize urwawe hako umukobwa arike nta kintu atazanzanira we ubwo nta kintu utazanzanira aramaze wambabowe mujura gusa vuga uvuye aho twakira mu nzu bw'abana vuga uvuye aho twakira mu nzu nyica uwo muziranenge w'umukobwa umwihorere vana umukobwa mu kanwa kawe yandokoye ni umushumba w'intama zatakaye isaro mubitse mutabizi ndamaze nijya mwibyariye ni umugisha ubitse uzabazura ceceka aho ngaho azamagana iki navuze ngo ujye uceceka kandi njye ndakumanika azakundirwa rimwe mwangwe bantera ubwoba njyewe yendi gasake ka bitereri wamaze mama yitwaga Mukamana yamasinshika kukumva ikinyarwanda cyawe ntabwo ntumva iwacu n'ubuhundo tugabirwa wamaze n'imigezi aho mvugiye aha muranyishe unyishe ndi inshike namaze aho uzapfukenyutse cyangwa njyewe urantera ubwoba ratakira se arike n'inzoga unzaniye hari ikibindi se utuye aha ngaha uko ziriya mukobwa n'umuzirane yamaze ntiwasiko ntacyo mushinjiza mwana karasi umuvandimwe wawe ntacyo mupfana vuga uvuye aha ngaha waramaze nawe uzayava vuba ntuzatinda kubibona naramaze kecekanga vuba ya mana we sokera mu nzu vuba genda soka sokera aha ngaha vuba wakintazi ndamaze mwana w'umukobwa azaguhesha umugisha wawe urakara n'icyo manzi uzamangana mu gasozi uzagenda gucura agapfuco wa kigaboye nta mwana wawe azihanga ntabwo arasukira iwanjye umugisha imana ari kuzamana w'umwihariye genda uko uvuye aho ngaho wanyu bizakubana nta nubwo bizanarenga n'iminsi mikeya bitakubaho wanyu simpazi wanyu ntabwo mpazi uzawikorera ntabwo wanyu mpazi avuga uvuye aha ngaha reka ngende tujyane mu kamisi nkatsinda tujyane gushyira intare intare zirakurya ndabizi ntacyo yaba ntabigizemo uruhare kararwa imbere vuba bano nta tugende genda guha ndakwahuranya ndaguha intare zirakurya mu ishyamba rya gati aranyishe we dawe ariko dawe gira impuhwe we aranyishe mukobwa mwiza uzanyibuke intare zo zikurya uyu munsi aguramuka dawe wagize impuhwe koko ndakumva Jante n'uyu mukozi ndamwirukana kuko ntago byumvikana na gato mama fiye ubwo si ubwo yaba yaranyuze hehe koko yewe nukuri nagiye kumva numva ngezeho akomanga yego umwana wanjye nari mukumbuye ariko ntago mba nifuza ko ari kuri ya fiyete yabigenza mu gihe aje kunsura rwose erega ntako nagize mama fiye kandi nawe urabyiyumvira ko ari ibintu yapanze rwose yaraye ku nshuti ye y'umukobwa maweya harya uwo mukobwa yita inshuti ye waba umuzira oya ntawe nzi cyangwa umwana wanjye nawe amaze kuba icyo ntazi mana nsenga unyiriza abana rwose njyewe namurakariye cyane ku buryo aho bigeze nshaka kwivuganira nawe ariko ubundi mama fiye ndakumva rwose mume mwibariza ikibazo kimwe iki kimwe gusa nishake telefoni y'itizima uranyumvira di ngarara mu nshuti amajoro mu gasozi fiyete ubwe yewe ugira ngo se wanamubona ko yagiye uvuze ngo yagiye ubundi mu nzu njyenyine ndi kwihamagara nkiyikiriza
ushaka kuvuga se ko arahari mu rugo? ntawe rwose. Wimpumisha yewe, ariko nshaka kumwibariza njyewe. Mama Fiye, ndakumva. abo bana bafite kutajenjekerwa, aho bigeze umuntu akwiye kujya bacyaha rwose. Erega Janti, ubu tuvugana Fiyete yasohotse muri iki gicuku ngo agiye gushaka musaza we Poke. Namubujije yanze guhagarara, yamara amaje ngo aragaruka ari uko mubonye. Njyewe numiwe rwose kuko sinshaka kurira abana banjye icyarimwe. Janti oya rwose. Fiyete yifashe asohoka aho hantu ari wenyine mu ijoro? Yagiye. Ariko se ubundi Poko ubu nta gakuru ke? Ni ukuri uko biheruka nta cyahindutse, umutima wanjye niwo ubizi. Mama Fiye, ndakumva Janti. guhera aka kanya hise mfata umwanzuro ukomeye. Uracyarira burya? Ndeka Rwema njye kuryama. Nta rwose yikomeza kurira si byiza kra. Wowe ntabwo data nuko. Wagira ngo nk'ushaka no kumumenya. Erega ntabwo akunda akavuyo. Hanyuma ibyo bihuriye he no kumenesha? Utibagiwe no gukubita nkana. Umuntu wenda guhera nuko namufashije akaza. We ntabwo wabyumva. Uriya muntu ntabwo aramuka. Ubundi si wowe bigutwaye. Waretse akagenda ibibazo bigashira. Erega Rwema, utazigera nawe umera gutya cyangwa ngo ukure gutya. Iyo abantu bamwe babayeho nta muntu uba ukwiye kwicara ngo asinzire ngo ni uko we nta kibazo afite. Abantu ni kimwe, nawe waba nkawe. Ese ubundi ko mbona wandakariye ngende papa? Ukuri nanjye naragoye rwose. Ukuri pe. Ubwo biraza kukumariye. Umva rwo jya kuryama ndeke. Biraza kumutabara. Ndeka njyenyine. Ese ubundi uriya muntu mureka mu cyumba cyanjye? Hari ubwo data ari no kumenya ahari? Nzi ko tubashyira Poke akaba ari we murarana. Naramuka acitse data. Ngo nde? Poke. Baba we. Ngo Poke disi. Mu gihodi huzuye amaraso. Ngwiki? Data yirahiye. Iki se? Yashyiranyije intare y'inkazi. Intare? Intare y'inkazi yasonze ibyejo. Intigi idatinda. Ngwiki? Ngo niwe yamumize intambike. Yamutwaye ahagaze. Ayikesheranyije iramwirukankana pe. Oya. Aha. Oya. Yamumize bunguri. Oya rwe. Oya. Nukuri pe. Oya. Oya rwose Poke ntiyapfa. Oya. Ese ko papa aje? Oya Poke we. Oya Poke we. Kira ni gikira, ariko koko reka rubera azajya mbuza kunyura muri uno muhanda. Ako kuri hasi umuntu uryamye ku nzira. Ibaba we, reka mparike harakurwa ntebe wasanga wenda bagize imbaho nawe bamugezeho. Yewe muntu, yewe, ariko igati haracyari abantu b'abagome bigeze aha koko. Ubuse mu byutsi, yewe. Siko agihumeka. Umva yewe. Ako siko mbona wagira ngo yakubiswe iboko. Umva. Kanguka turyamye ku muhanda yewe. Kanguka. Yewe mugabo.
aranyishe noneho mana yaje oya ntacyo ubaye avendeka kanguka rwose ndeka mva so yabaye iki koko kanigende cyangwa bamuteye n'ibyuma ako siko mbona akiri umusore yabaye iki koko ndekura rampuwe mu mfiti mwese muri bamwe ndekura bose ari abagome ariko ntishwe n'umuntu nkawe nzicwe n'inyamaswa erega ntabwo ndi umuntu mubi tuza rwose kandi umbwiza ukuri pe none se ubu waraye hano ariko ntandeka we mbabarira ngende yego iri hano niho naraye baraye bankubita gusa imbeho y'iri joro banziza kwiba iryo so ntigeze yewe na data yangaga urunuka ariko nyizira kubi ubwo wasanga uri n'ibanga eba we umva se ngaho ngwino tujyane mu modoka kandi utuze rwose umbwire tuvuye hano mu muhanda muri ano mashyamba nshaka kwanduza imodoka yawe umva kandi ra mwana we sinizere ko hari abantu beza bakibaho koko mwana we rwose injira ahubwo hano mu modoka dore nagufunguriye uze nicare se icara ahangaha kandi wumva utuje rwose nta kibazo mani guha umugisha we umukije wa mukobwa we wanashinga ye umukobwa wize mu ijoro ryakeye umukobwa wese kandi byihorere iyo mu ijoro izamuhembe izamuha umugisha utagabanyije sinuwahe kandi ariko ntacyo byihorere reka dusubire inyuma ubu tugiye mu rugo ariko urabanza unyibwire naho uturuka rwose njye ndi gasake kabiterera iyo mama ni mukamana iwacu twari dutuye ibihunda niko mubyeyi reka tugende mu rugo nubwo nakererewe akazi ariko nshaka kubanza kumenya ko umeze neza ukabanza ukava no muri ano mashyamba y'igati rwose ibindi turaba tubiganiraho mu rugo ndi mwigore n'ubundi ndi inshike foya nta n'uwandirira oya ugomba kubaho rwose Salama rwe. Salama Musa bimeze bite? Bite singe shakara. Salama. Amakuru se rwe. Sha ni byiza. Umva se. Hari ibintu nshaka ko tuganira. Biki se? Hari ibintu biri kuvugwa hano mu kigo nshaka ko tuganira. None se ko abantu bavuga ibintu byinshi. Nizere ko atari ibijyanye na papa. Oya. Inzoga yaraziretse ntabwo papa gisinda. Ntabwo ari ibijyanye na master. Ahubwo ni ibijyanye n'umuntu wasize iwanyu mu rugo. Umuntu? Umuntu utari CLARA se? Oya, nta muntu wasize iwanyu mu rugo. Reka ntawe uretse CLARA. CLARA se wari mu rugo? Yego rwose niho namusize. Yes, wigendere ntari. Bye kabisa. Bye, yego bye. None se ubu ngubu ari nayo yaba yambeshyera? Ese ubundi yaba mbeshyera iki byamufasha iki? Ubu ni ndese? Arina, se ni wowe uzi ko nkanze mana? None se? Reka ndi hano ku rukuta rwa sinema wawe. Warangije kwitegura se? Njye nasoje ndagiye. Amaye, nta muntu wakubonye? Oya nawe gusa ndaza mufite inkuru nyinshi cyane. Umva se, niba ugiye no kugenda, umva sinzigere numva ngo wahuye na gapasi. Oya se kandi nawe meya. Nkubwo gapasi aje mate. Oya, uzamo nyine gusa nyine ibyacu byaba birangiriye aho tu ntago nazongera no kukuvugisha. Oya rwose humura ahubwo ndagiye baye. Ntari nyine genda umva nyine ukora uko ushoboye tu. Urabeho nyine ubanguke nyine. ariko
kuko uyu mwana nawe simubura nawe se umuntu watashye kiriya gicuku none isaha ya saa saba irageze atarabyuka koko. Fiyete mwana wanjye erega humura. Mbese wanakangutse Fiye? Oya mama, humura mwana wanjye. ubu koko nsigaye ncike ndi umwe mu muryango. Yo ntukavuge icyo mwana wanjye, ndahari kandi nzahora mpari. Urabizi ndagukunda cyane Fiye, kandi ntacyo uzaba rwose, ndagusezeranyije. Ese ubwo wibagiwe ko nanjye ari wowe gusa nsigaranye? Mama, ndakumva mwana wanjye. haba mu ishyamba ryagati, mu bishanga, ku musozi wa Bwiza, waruke mwana wa, mu bucyana, mbese gati yose nayizengurutse pake ndamubura. Wagorwa mwana wanjye, wagorwa. Abantu ntibari banazi ko yaje, nicyo cyambabaje kurushaho. Erega nibwo bari bakiva ku ishuri, kuko n'iminsi 2 yari ishize yose yayimaze yibereye mu nzu, ntabwo yasohokaga. Uramuzi yikundira kwibera mu nzu, ariko hora tuzamubona. Poke wanjye ntabwo yagenda atyo. Oya erega mama, mafite ubwoba ko dushobora kumubura burundu nka papa. Oya ntibikabeho, kandi nabwo nuko watubwiraga. Oya ibyo byararangiye, ntabwo bisasubira. Ikindi kandi nta mwanzi tugira. Erega buriya Rudoviko nge nkeka ko yariwe n'intare zo muri ririya shyamba. Mama nawe koko uracyatekereza utyo? None se oya, data yarishwe kandi nge nzaharanira ubutabera bwe. Ntabwo uzi ukuntu mba nahangayitse, ariko humura mwana wanjye, nawe udatuma nicwa n'agahinda. Sibyo Fiye? Ariko mama, ndakumva mwana wa, aturutse ahatazwi, yitwikirije amakoma, yambaye imyenda iriho amaraso. Egoko mbese avuga nk'uhanura. Wavuga nk'uhanura hazaza se? Yego mama. ngo yari ameze nk'umusazi. Egoko ariko nyine atandukanye. avuga nk'ab'ubuhundu. Abo bantu ngo barahuritse, ariko twumvaga amateka yabo ya kera. Ubwo se baba bakirushye? Amateka? Amateka meza ate mama? Ni birebire nzakubwira mwana wanjye. Yewe ni Gapasi wabimbwiye. Ubwo aho si wa mwuzukuru wo kwa Mwambari wananiranye? Ngo yiboneye uwo munyamahanga. Hehe si? Cyangwa akaba ari wo muntu wishe papa mama, none akaba agarutse kwica Poke. Ntibikabeho. Ubwo ntibyaba ariko bimeze mama? Oya ntibikabeho. Mva rero sha. Boss, igasake kabitereri. Mama, yitwaga Mukamana. Akora nashenga ye. Mva rero gasake. Ariko ntacyo, dore ngiye kukwereka madamu mu rugo. Nagakunda kuba hari kubera ko ari umuganga. Ariko muri no minsi afite ikiruhuko. None nagera nde? Arahirwa ahubwo. Imana irankunda. Uko mwebwe karushaho pe. Ariko banzo rero nabyenda gusetsa. Imana twese dukunda kimwe. Ahubwo amahirwe dushyira imbere niyo dutandukanye. Icyo uhisemo nicyo kigukurikira kikanagukurikirana. Njye nahisemo umuroho rero. Oya ntago ari umuroho, ufite amahirwe. Dash. Sawa nuko chef kanza nicare nditegereje. Gushaka kugumya ngo mu modoka ndaje. Ndagukunda. Sekunde abantu batujera hari umuntu urimo. Kino no wera yagiye. Bose kama
bigenze bite kuje aya masaha? Ibintu ntabwo bisanzwe. Urabona ari ubwa mbere. Ubu ni amahorora? Rwose nsanzwe nza n'izi saha. Oya ni ubwa mbere mbibonye rwose. Nta cyabaye sheri. Ahubwo hari ikintu nashakaga kukubwira. Kino iki gituma utaha none nk'aya masaha ara? Ko ndeba wagira ngo ntibigeze ugera no ku kazi. Sheri, utambwira ko umunsi w'ejo ari udukoze? Ntabwo noneho nakiha imbabazi n'ukuri. Oya pe. Aho ukibura igihe utekereza ibintu bibi sheri. Ntibisanzwe aya masaha kuba uri mu rugo ni igitangaza. Kandi no kuba ndi hano aya masaha nayibasobanuriye. Aha, birabibyuye da. None se ko bagumye mu muryango? Hari icyo wibagiwe ushaka ko nkuzanira se sheri? Ese ko ntambuka utavuga kama? Nakoze iki se noneho kandi? Oya ntacyo wakoze mugore mwiza. Ahubwo igira hino wicare tuganire. Bwanaje mugabo mwiza. Mureba. Icara hano. Igira hafi rwose. Utanyicarira se. Icara neza. Ntabwo nticarira. Rube, uba wumva wafasha umuntu ubabaye? Ariko sheri umeze neza? Ni gute nakibagirwa akazi nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Sheri njye mu kazi, nanyuze muri ya nzira ukunda kumbuza. Kandi narakubwiye. Ndi yo mu ishyamba rwose. Kuki ukunda kuyinyuramo kandi ubizi neza ko nakubujije? Ndi koko wagira ngo mubizi. Ndambizi nyine se nkubwira ibintu ntazi. Ariko nuko nari nakerereye. Narakubwiye kandi utarahabonera ibi ntabwo uzumva. Ariko kama wajya unyumva koko mu by'ukuri. Ahubwo ntaboneye umugisha. Umugisha? Ko se ubwo wambwiye ukareka kunyicisha amatsiko. Natoraguye umuntu udasanzwe. Ngo? Natoraguye umuntu udasanzwe. Natoraguye umuntu udasanzwe se wuhe kandi? Umuntu wanzwe na rubanda. Ariko Imana ikamwikundira. Wagukoresha iki se kandi ko ntari kubisobanukirwa? Imana ngo yamukunze cyane. Ubwo uwo muntu ninde? Umuntu warubabaye. Umuntu warubabaye bikabije. Umuntu wese uzajya ugenda ubona ubabaye mu muhanda niko uzajya umutoraga. Ahubwo namuzanye ngo tubane hano. Ariko rubera na rumwe. Ngo wamuzanye? Ukuri namuzanye. Abanye na aha rubanza uri kunkinisha da. Uzigaye ugenda utoragura abantu ngo nuko. Oya sheri. Uko mana yanjye ko kugire nte koko mu by'ukuri. Kugire nte. Rubera mwiza. Nukuri nyumva neza. Naho bihuriye rwose pe. Umaze kuntera agahinda gakabije kama. Sheri nukuri naho bihuriye. Kandi ubwo ni umukobwa. Oya sheri, rego wowe yaba ari we wese. Sibyo ko nyine uwo muntu ari n'umuhungu pe. Ariko uwo yaba ari we wese aba umuhungu yaba umukobwa. Gusa kama ibintu uzikorera byaba ndeba. Kurakaye se kandi ntarakara. Uzaye ugenda utoragura abantu bose uzanye kwa Rubera, abantu bose uzanye kwa Rubera. Ibintu ntago nabyemera, ntago nabyakira. Ntago ugomba kugenda utoragura abantu bose ngo uzanye kwa Rubera. Ntabwo mbona ibintu bisura. Ariko se ubundi ubuzanya ari hehe ko ntamubona? Ariko se wowe ugiye hehe kandi? Wose kandi ninde? Ariko bahaba hari abantu cyangwa nayo. Yewe naje. Yewe kara mbese ni wowe amakuru ko watwana. Ese burya ni wowe? Arena sha umva nukuri ndabakumbuye pe. Bimwe birenze mbega. Yewe uwakwereka twebwe ubuzi ko naturutse ikigo kugira ngo nze byibure ndebe ikibazo ufite. Nukuri kara umbwiza ukuri. Ariko disi wigoye ubuzi ko ntabaraga kuri mu bantu bashobora kumpangayikira bigeze aha ngaha kuko. Hererega kara njyewe nuko ubunsanga nibere mu gikundi cy'abahungu akenshi ariko nita ku buzima bwacu cyane cyane abana b'abakobwa. Nyine njye kuba umuntu ari hariya tutavugana byinshi gusa ntaribi ariko nyine mpfa kuba mbona ameze neza pe. Shagira umutima mwiza pe. Nyine mbona umva ari ibintu bisanzwe ariko nyine iyo utameze neza buriya ninjye uhaboneka mbere. Ese kuki wagumye aho waje mu gikari tukaganira? Aha reka nawe erega jya umenye ko natorotse ikigo kandi hano umenye ko no kwa headmaster ubwoza ubwoba mfite. Ntawamenya nanone ubwoba ntibwabura. Ndumva turi benshi bahungabanye.
shakara uzi ukuntu abanyeshuri basobanuraga birirwa bakubaririza ni ukuri birababaje kandi kara ndava hano umbwiye tumutaza kwiga pe. Ese ubundi Arena karame ndakumva. nanjye wabonaga bimbereye kwiga? Uyu rwose wirira pe, byari bikubereye se gake? Birakubereye cyane ahubwo. Erega nta muntu kwiga bitabera cyane ko ari n'umuhanga, kandi nubwo waba utari umuhanga nzi neza ko umuntu yabyishyizemo ni ukuri biza pe. Kara oya rwose wirira. Arena ndakumva kara. Ibi bintu ngiye kukubwira nta muntu uzabibwira. Oya ni ukuri pe, ndakurahiye nta muntu nzabibwira. Twese ntitwabyakiriye neza, ariko nanone ni impamvu yawe ushobora kubikomeye. Ni ukuri sinzakuvamo. ahubwo nyine ni data wamubujije gusubira ku ishuri. Arena we yo karara ngaho urekera kurira ndakwinginze. yaravuze ngo Rwema niwe uziga, ngo kuko ari umuhungu kandi ngo niwe uzamugirira umumaro. Kuko kwimyumvirira cyabaho kuko ngo njye ntegereze umugabo, mbese nukuvuga ngo njye nita ku nka no kwita kuri Rwema, ngo azafashe abana banjye. ariko wumve ngo birambangamiye ku rwego utabyumva wari nawe. yo karara kumva basi hora shenge, agahinda kawe ndakumva cyane. Wowe wagira ngo ni w'abana, nta nimuwe koko. ntugire uwo ubibwira, gusa nyine niyo mpamvu ntaza pe. humura rwose ntabwo nzakumenera ibanga, nta muntu nzabibwira pe. uwo ni Rwema kandi agira umunwa cyane. umva mu njyewe nagerekanye rero. yavuye mu mujyi wa ntaragera. oya ni harehare. Arena Clara karamerwe sigenda guhamagariye nakubuze. uri gukora icyo aho ngaho Clara? ntacyo ndaje. uraje sawa. yewe Rube, nushaka ujye wiyinjirire gutampamagaye. ariko nyirama ndakumva baba. buri gihe uko nje hano nsanga uri gutunganya amafi. ndayakunda. banza abana bawe bayakunda. nanjye cyangwa ni wewe wayihebeye? yewe nabonaga bwenda kwira, none se ko nta wundi uba wenda kubinkorera, ubu uragira ngo mbigenze nterube? humura mu minsi mike baraba bafunze bazajya bagufasha. ahubwo se ko kuvuga ari ugutaruka? ndakumva. koke n'ubu nta kanunu. aha, kuba wibereye mu kuvura abantu se wabimenya ute mawe? ni ukuri Rube, urabizi ntacyo naguhisha, ariko aho bigeze ndabona ngomba gutegura ikiriyo cy'umwana wanjye nk'uko twateguye n'icya Serudoviko. ariko ubwo ni wewe wakabaye ucika intege utyo nyirama? ntazicika se bamwe. yego ndabyumva biragoye kubyakira pe, ariko jya unanyuzamo ugira icyizere. kivuye he? ubwo agarutse waragiye muri ibyo bintu byose, urumva twabikwiza hehe gati yose ko yakota umuntu? erega niho hahandi Rube, mbaye ntagikoze umwana wanjye simubonye, mbaye ngikoze n'ubundi simubonye, ubwo se urumva ibyo bimariye iki koko? erega narakomeretse. aha, naje gusanga byose ari ukubyereka Imana. nkamera nka Kamari niwe wizera ko byose biba bishoboka, nanjye nuko nsigaye meze. yego disi, harya na n'ubu nta kiracamo Rube? ni ukuri nta kiragenda nyiramo.
Nubeje bundi aha twari kwa muganga. Batikiza. Kandi hariya nkora siho twagiye ngo wenda ko banzi babihindura. None na Kamari nawe akomeje kunyongerera ibibazo. Atese kandi Rube, ko mbizi ko umugabo wawe yitonda. Ndeka di, agira kutama umwanya uhagije muri aka karuhuko mba mbonye. None yazanye umuntu ntazi uko ameze. Ayiwe, umeze ate? Yazanye umuntu mu rugo umeze ukuntu. Umeze gute? Mugambera ageze inaha igati. Ayiwe, uwo ninde se kandi? Nukuri nyiramo. Ndakumva. Kamara yarahindutse. Gute? Ubwo siko usigaye yandikirana ubutumwa n'abakobwa yaranditseho amazina y'abo. N'izina rya Yesu. Nukuri njyewe sinzi rwose. Kamari nzi ko waba uri kumubeshyera koko Rube. Aho iyo si shitani ishaka kubasenyera mwari mumeranye neza. Imyaka hafi ne mubana mu mahoro koko. Iyo kidobye turutse hehe? Itsindwa mu izina rya Yesu. Simbizi pe. Buriya hari yarandambi. Oya wivuga gutyo Rube. Nyiramo. Mu gihe poka ataraboneka wahamagaye kuyeta akabagufasha cyangwa niba ararangiza ibizami. Fiyete se mawe ya. Ayiwe, Fiyete kise. Mana nukwinda kwinjinza umwe kugerayo amahoro pe. Ariko Arena ntabwo uri kumva koko. Ngo uvuze ngo iki? Nyine wagenda Gapakumbi ni wawe. Wagenda bamutanye Bomani ngavunge moto. Umva ndakwiyamye nundi munsi gapa. Ariko se mani bigeze bite vipi kunyitaza ndanuka se? Nushaka kunuka gusa. Amagambo yawe niyo nuka cyane umunyabinyoma gusa. Uko reba gusa ntabwo bikubereye kugenda wandagaza umuntu nta n'ikintu yagutwaye njye nigeze ndyamana nawe. Ese mani ubwo ninde wakubwiye ibyo bintu mani ushaka kuduteranya mani Arena? Reba ye kuntu ugira nkaho nawe. Mani byihorera ibyo mani ngwino urwemo dore n'iki ni. Kaduteranya ubundi se njye nigeze numva. Ubwo n'abantu bashaka kuduteranya mani. Gapa gusa narababaye pe umamagara umbeshye ngo ari bwirushaho ko dupanga kumba ushaka ibinyoma uhimba. Ase mani waje tukava no mu muhanda mani tukakwiteza abantu mani. Vomani wineza abantu wakino dore n'iki nayo. Nuko ye. Ngo tuve mu muhanda tujye hehe? Ushaka ibindi binyoma rero bijya kubeshya ugende uhimba izindi nkuru. Burakuza mani dore hari hakurya ntasi rudafu mani. Ngo nde headmaster ari hehe? Urasi rudafu uri kuza mani. Master ari hehe? N'ibicupa mani dore mu nzira mani yasinze muhanzi yasinze mani. Reba nago mona. Nyina ari hehe? Ariko se ubundi reba iriya modoka iri kuze. Shaka kwica abantu iriya modoka uri kwibona? Njye sinayimenyereye no hano igatera. Aramugonga. Reba hakurya ide yo reba uriya. Aramugonga mani reba iriya modoka iri kuze nabi. Reba uriya. Yo reba. Mani reba. Yo reba. Aramugonze we. Ye baba we, noneho uyu ninde upfuye? Naho ubutaha mu gice gikurikira iki mu ikinamico ndamukunda. Ikinamico ndamukunda muyikurikira buri gihe kuwa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri YouTube channel yacu yitwa Yep TV Rwanda. Ubaye ufite igitekerezo, inkunga cyangwa inyunganizi ku ikinamico ndamukunda, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone igendanwa 0784426672 cyangwa ukatwandikira kuri email yacu ikinamicondamukunda@gmail.com. Ndamukunda